kubaho niwe uwo ninde? ni umuganga utibeshya ku ndwara kandi akaba umuti w'indwara zose. ubwo yatuganaga nta bumuga yadusigiye, yasize atubohoye ingoyi zose. kubaho niwe. Yego, turabashuje abadukurikiye kuri radiyo ubuntu butangaje, kandi tubahaye ikaze mu mpande zose z'igihugu, ariko mukomejanye na Mweneso Makuza Richard na Mukesha batware Jonathan. Yego Jonathan, Karame. twakwibuza gusuhuza mu mpande zitandukanye z'iki gihugu ndetse no hanze yacyo, tubabwira tuti ni ikaze kandi mukomeze kunyurwa n'urukundo Imana yadukunze. Turabashuhuje abo bantu bose baduteze amatwi. Yego. Amahoro y'Imana agumye gusaba mu mitima yabo. Yego. Gusa Jonathan, ndumva nkuko tubashuhuje mu ncamake, kandi rwose ndabizi hari benshi cyane bakurikiye kandi banyuzwe n'ubutumwa bwiza, n'abataranyurwa nabwo nizera ntashidikanya ko bazanyurwa n'ubutumwa bwiza. Kugira ngo duhite dutangira, nibutsa abantu gatoya Jonathan, ejo ikigisho twize gake mu magambo make cyane kugira ngo duhite twikomereza. Muribuka ko twiganye tugera ku nyamaswa 3, tugeze ku ya 4. Ejo tubanza gusobanura ko hari imyumvire myinshi cyane itandukanye abantu batandukanye bafite ku gitabo cya Danieli. Yego. Ndetse iyo myumvire Jonathan twayise pirate. Kandi koko ni pirate. Twabonye ko igitabo cya Danieli atari ubuhanuzi, mu gihe cya Danieli bwari ubuhanuzi. Sibyo Jonathan? Yego. Mu gihe cya Danieli bwari ubuhanuzi, ariko mu gihe cyacu ni igitabo cy'amateka. Twagaragaje rero ko umuntu wize mu gihe cyacu akiga igitabo cya Danieli nk'ubuhanuzi, birumvikana ko nta kindi yari kubonamo uretse kudasobanukirwa icyo gitabo cyari kigamije n'icyo cyerekanaga. Kuko niba amateka uyize nk'ubuhanuzi, icyo kintu kirumvikana. Ndumva abadukurikiye bose barumva ko umurongo wakwerekeramo byanga bikunze waba udahura n'umurongo igitabo cyari cyerekejemo. Kuko niba wize amateka ukayiga nk'ibintu bizaba, Jona, turabyumva. Yakumva. Urumva ko ubutandukiriye, nta kabuzi ibyo wabona byose ndahamya ndashidikanya ko byaba binyuranye n'ukuri. Ari byo nyine muyenda mu gihe twakoresha ururimi rw'abamahanga tubyita pirate. Yego. Ariko ubundi ni ikintu kinyuranye n'ukuri. Yego. Ikinyuranye n'ukuri. Yego. Ni ikinyoma ubundi. Ikindi kintu twavuze ndetse twanatinzeho, ibi ni nk'ibintu bibiri ngiye kwivugiraho kuko sinasubiramo ikigisho cy'ejo cyose, ariko ikindi kintu cya kabiri twabonye ko Imana yemera ko Danieli yandika iki gitabo. Twabonye ko umugambi w'Imana atari ukutwigisha amateka y'isi, uburyo amami yabayeho agakurikirana, ahubwo twabonye ko ibi byari igishushanyo cy'isi nka twebwe. Yego. Atari isi nk'ibitaka. Bagenzi bacu mu byigisho bya mbere barabisobanuye neza ko atari isi nk'inyanja, nk'ibitaka n'ibindi bitandukanye, ahubwo ari isi nkatwe. Imana ikaduhishura uko tumeze, maze ikanihishura uko imeze ikoresheje ibyo bishushanyo. Ibi ni ibintu bibiri nibwira ko byaramfashije Jonathan, maze kumva ibi bintu bibiri. Numvise ibintu byinshi byeyutse ku buryo numvishe ntangiye gusobanukirwa noneho Imana yashakaga kutubwira muri Danieli. Richard, ukira aho ngaho, Yego. hari ikintu uyu munsi numvise kiranshimisha cyane. Yego. Ubundi mu mateka. Yego. Mu mateka ya Bibiliya cyangwa se y'ingoma n'abami babayeho. Yego. Ntabwo Berushazari ari umwana wa Nebukadinezari. Yego. Ariko birivuga yuko Berushazari ari umwana wa Nebukadinezari. Yego.
ku kibiri ivuga ko Berushazari ari umwana wa Nebukadinezari ntitugire mu mateka ngo isobanure. Ubundi ntabwo bishaka kutubwira iby'amateka nyine nk'uko abantu bigisha iby'amateka, ahubwo bishaka kutwigisha Nebukadinezari nk'umuntu washaka kugira ku gukiranuka nk'uko Imana akuyeho Imana. None batuye ko Berushazari ari umwana wa Nebukadinezari, bakatwereka noneho ko Berushazari we yashatse kwifashisha ibikoresho by'Imana. Mu yandi magambo ni umwana nyine, ntubyumva se ko ari umwana yungikira ko wumva. Ubwo rero Nebukadinezari mu by'umwuka nyine abyara Berushazari, nicyo birashaka kutubwira ko umuntu ananiwe kugera ku gukiranuka kw'Imana, noneho ashaka ko Imana imushoboza akoresha ibintu by'Imana kugira ngo agere kuko gukiranuka, kugira ngo agere mu munezero nyine, akora ibirori. Yego, nicyo kintu cyashimishije. Icyo kintu ni cyiza cyane, kandi abadukurikiye babyumve. Twasomye amasomo menshi ejo atandukanye, aho no mu gice cya 2 tubona igishushanyo, agasobanurirwa ko izo ari ingoma zizasimburanwa, ariko izikubita, ibuye ryazikubita ntizigaragaze ko icyo gishushanyo yagiye ntiyagaragaza ko icyageze aho kikagenda gishira. Noneho Nebukadineza ntiyavuga ati mbona hasigaye ibirenge, nuko nkibyitegereza ibuye riraza rigenje rite rirabikubita nabyo. Oya, ahubwo mu busobanuro ahabwa nuko ibirenge bigifatanye n'amaguru n'igihimba byose n'umutwe, ibuye riza byose bikigenze gute. Urumva rero ko wabitondekanye nk'amateka uko wabigenza kose ntibishobora guhura. Kubera iki Imana yashaka guhishura ititaye cyane ku mateka y'isi. Hari ikindi twavuze, wenda ari nacyo nsorezaho mvuga iki kintu. Ikindi twavuze ndetse gikomeye cyane nuko abandika amateka, uramutse usomye ibitabo by'amateka, izi nzozi Bibiliya igenda itindaho ikavuga iti Nebukadinezari ararota, Berushazari abona ikiganza, Daniyeli ararota. Abanyamateka ibi bintu ushobora gusanga batabiha agaciro, ahubwo bivugira uburyo ingoma yakomeraga ikaza gusenyuka n'uburyo yasenyukaga. Ariko ibi bintu by'uburyo ngo Imana yazaga ikagira ibyihishura, ugasanga abanyamateka ntibabitindaho kuko biyigira iki. Ibyo ni amateka y'agakiza kacu. Noneho kangaruke, yego Jonathan, kangaruke noneho neza icyo tugiye kwiga uyu munsi, ndetse impamvu ejo twasomye igice cyose tukagenza gute tukakirangiza, kandi twari tugeze ku murongo wa 7. Mu yandi magambo twari tugeze ku nyamaswa ya 4. Nuko twasasiraga kugira ngo abantu iyo myumvire pirate cyangwa se imyumvire itari y'ukuri isenyuke, cyangwa abantu bumve kuko twabyumvaga cyane cyane uku niko nabyumvaga. Ubundi umuntu atanga urugero ku buryo we yabyumvaga. Ubundi mu bintu twavuze imyumvire ya pirate ejo cyane cyane nuko ngewe nagenza gate nabyumvaga. Ubundi ni imyumvire y'umuntu, iyo bivuze umuntu ibuvuze umuntu wari we wese. Yego, umuntu rero wari we wese abifata nk'amateka y'isi, kandi buri muntu wese ashobora gutanga ingero ze. Mu kuri kwa Bibiliya rero ni amateka y'iby'agakiza kacu, iby'icyaha, ibyo gukiranuka n'ibyo gucirwa urubanza. Urakoze cyane Jonathan, urakoze cyane. Ni nayo mpamvu ngiye gusoma 20 yonyine Jonathan, uwa 7 n'uwa 8 yonyine. Mbese uyu munsi niyo tugiye kwigaho, urumva? Uretse ko nayo tutari buyirangize, ariko niyo tugiye kwigaho uyu munsi. Ariko ku buryo iki gice, urumva, tuzagikomeza. Impamvu twayisomye yose no kugira ngo abantu bumve umurongo mugari, urumva, w'icyo tugiye kwerekezaho. Ndumva nasomeye imirongo. Yego, icyatisomeye imirongo ugahita utwinjiza. Yego, igice cya 7 umurongo wa 8. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba, y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura. Ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo, ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya.
imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Yego. Nsomye imirongo yose y'iyi nyamaswa, ariko dutangiye tubona ko iyi nyamaswa yari iteye ubwoba. Yego. Ndumva Jonathan tubwire. Yego, tubwire kuri iyi nyamaswa, twinjize neza muri iyi nyamaswa ya 4. Byashoboka ko hari abantu yego baba ari ubwa mbere batangiye kumva igitabo cya Danieli. Yego. Ndagira ngo mbibutse cyangwa se mbabwire, hari abo nibutsa hari n'abo ndi kubwira. Yego. Uburyo Bibiliya itwigisha dukwiye kwigamo ijambo ry'Imana. Yego. Hari ibintu bitatu twabonye. Yego. Twabonye Bibiliya imbago iduha twigiramo ibintu kugira ngo twumve neza mbese iby'umwuka abasha kutwemeza. Yego. Yohana 16:8-9. Imbago umwuka atarenga. Umwuka atarenga. Yego. Uwo mwuka wo kwinaza azatsinda bisa bemeze iby'icyaha. Yego. N'ibyo gukiranuka. Yego. N'iby'amateka cyangwa se iby'urubanza. Yego. Ubundi n'ibyo mwuka atwigisha, niyo mpamvu twiga amateka y'icyaha, amateka yacu muri Adamu, umwuka akabitwemeza. Ariko nta twemeza uko ingoma zakurikiranye. Akatwigisha, akatwemeza ibyo gukiranuka, amateka yacu muri Kristo. Yego. Kuko ibyo ntabwo tubyemera. Ibyo nabyo ni amateka. Akatwigisha iby'urubanza. Uburyo urubanza rw'abisi rwashyizweho iki iherezo rwakaswe muri Kristo. Yego. Ibyo nibyo mwuka wera atwemeza. Twagira ngo twibutse abantu rero ko ntabwo tujya hirya y'ibi bintu bitatu. Yego. Ibindi ibintu bitatu twabonye by'ingenzi cyane. Yego. Ababanjije batubwiye kandi warabizirikanye Richard. Icya mbere, igitabo cya Danieli kitwereka ibintu bitatu by'ingenzi nanone. Kitwereka igihe cy'imperuka. Yego. Kwari ukujya kigera ku musaraba. Kikatwereka iminsi y'imperuka. Yego. Kwari ukuva ku musaraba kuzamuka kugeza ku munsi w'imperuka. Hari igihe cy'imperuka, iminsi y'imperuka n'umunsi w'imperuka. Igihe cy'imperuka rero kigarukira ku musaraba, niho imperuka y'ibihe yageze gute yarangiye. Hatangira iminsi y'imperuka ariyo turimo igitabo cya Danieli kibasha kumvikanamo. Nanone ikatubwira umunsi w'imperuka uzashyira iherezo kuri ubuzima bwacu bwo ku isi cyangwa se imibereho y'icyaha. Yego. Ni ibyo bintu bitatu nagira ngo nibutse abantu twigiramo bidufasha kumva neza igitabo cya Danieli. Icyo kintu uvuze ni ingenzi, bagenzi bacu babisobanuye neza ku buryo abatangiye bagiye bagaragaza n'amasomo abihamya ko ibihe by'imperuka cyangwa igihe cy'imperuka gishushanya kuza kwa Yesu Kristo n'umurimo we. Kuko uribuka muri Petero ubanza ari urwambere rwa Petero igice cya mbere ngira ngo 22 niho wavuga ati yerekanywe ku gihe ku mperuka y'ibihe. Richard reka nkubwire, yenda kujya kwibutsa amasomo twibutsaga gusa ubwo twiga igitabo cya Danieli. Reka twige gushaka amasomo menshi cyane, kuko abazayashaka tuzayabaha, bazatwandikire message tuzayabaha. Nk'uko umaze kwivuga rero, iyi nyamaswa ya kane ivugwa mu gitabo cya Danieli, abantu badukurikiye babyumve cyane cyane mu bijyanye n'amateka. Inyamaswa ya kane ni ubwami bwa kane, ni ya kane nyine nk'igishushanyo. Yego. Ariko ukuri kw'ibi bintu ubundi ni inyamaswa imwe, ahubwo yigaragaza mu buryo butandukanye. Yego. Ubundi inyamaswa ya mbere n'inyamaswa ya kabiri n'inyamaswa ya gatatu n'inyamaswa ya kane. Yego. Mu gishushanyo nenye, ariko mu kuri kw'ibi bintu ntabwo ari inyamaswa enye, ahubwo ni inyamaswa imwe, kandi iyo nyamaswa ni umuntu. Kankunganire Jonathan. Yego. Abadukurikiye wenda turimo kureba igice cya kabiri twabibonye neza. Twabonye umutwe w'izahabu, tubona ifeza, tubona umuringa, tugera ku birenge. Ariko ibi bintu Nebukadineza byerekwa ntabwo yabyeretswe nk'izahabu iri hariya, nk'ifeza iri hariya, nk'umuringa uri hariya, n'ibyuma n'ibindi bintu bitandukanye. Abibona bikoze ipica y'umuntu.
Jonathan, iki kintu uracyumva? Ntabwo abibona nk'ibintu Imana yashobora kubimwereka ikabimwereka ari amabuye arambitse, ikamubwira ati ririya buye rya mbere wenda atondekanije mu buryo bukurikiranye, ikamubwira ati ririya buye rya mbere ni wowe n'ibindi, ariko ngo abibona mu ipica y'iki y'umuntu. Tugitangira igice cya 7 abadukurikiye barabyibuka ko hari ikintu twabonye umuntu buri gice cyose ishikujwe amababa igira umutima nk'uw'umuntu, ihagarara yemye nk'umuntu. Niyo mpamvu n'agahembe twarasomye dusanga kavugaga kari gafite akanwa nk'ak'umuntu, gafite n'amaso asa n'ay'umuntu. Twabonye igiti gifite umutima nk'uw'umuntu. Mbese twabonye ko hagaruka umuntu, tubona ikiganza cyandika cy'umuntu. Rero twabonye ko Imana irimo irakurikirana iki umuntu kugira ngo iduhishurire uwo ari we. Ngarutse kuri iki kigo, umuntu afite amabara menshi arihinduranya mu buryo buteye ubwoba. Yego, ni nayo mpamvu Imana imuhishura mu buryo bumwe, ikongera ikamuhishura mu bundi buryo, ikongera ikamuhishura mu bundi buryo, ariko ifite ikintu kimwe yerekezaho. Rero ukiraho, yego, niyo turaga kuri ya myumvire y'abantu itariyo, yego, imyumvire yacu gakondo. Yego, niyo mpamvu uzasanga iyo havuzwa agahembe gatoya, yego, ntabwo bafata umuntu bakamugira umuntu umwe. Umuntu umwe ntabe umuntu nkuko bere yatangiye ivuga umuntu bibiri ukavuze ntiyumva ko ari we, ibivuga inyoko muntu. Yego, nkuko itangiye igice cya 1 umurongo wa 6 turema umuntu. Yego, ntabwo Imana yari ivuze umuntu umwe, yari ivuze inyoko muntu. Uriya muntu yarahagarariye inyoko muntu. Yego, na Nebukadinezari uvugwa hariya, iyo shusho ni wowe. Ntabwo havugwa Nebukadinezari nkawe gusa, ahubwo ni ishusho y'iki, ni ishusho y'inyoko muntu. Icyo kintu ni cyiza Jonathan. Na buri nyamaswa yose ihagarariye umuntu, ihagarariye umuntu. Niyo mpamvu na kariya gahembe uzasanga gahagarariye inyoko muntu. Yego, wenda nitukageraho igahitizana ko igafata umuntu ko ari umuntu ku giti cye. Yego, wakomeza. Icyo kintu abantu wenda badukurikiye baragenda babyumva. Twabonye umubare w'umuntu, tubona ko uyu mubare ugaruka kenshi, ariko uhagarariye iki umuntu 6, 60, tugenda tubibona bigaruka 6 kugira ngo bigaragaze ko umubare w'umuntu udashyitse. Umubare w'Imana ni 7, ariko umuntu kaba 6. Noneho ikintu wari uvuze cy'iyi nyamaswa, nubwo tuyibona nk'iya 4, ariko ubundi iyi nyamaswa ni kimwe n'izindi. Nubwo Daniel agiye kutwereka ko hari itandukanira ifitanye nayo, nuko noneho Imana igiye kutwereka umuntu mu buryo noneho bwimbitse kurenga uburyo yamutweretse mbere. Nyunganira, ndabona ukiri aho ngaho, ndabona ushaka kunyunganira. nuko iyo Imana ikoresheje iyi pica, yego, iba yerekanye andi mayeri, yego, umuntu yazanye. Yego, undi muntu yazanye uburyo nanone yihinduranyije, yego, ikamukurikirana. Niyo mpamvu mu gice cya 8 cya Daniel tuzasanga hari iyi nyamaswa yihinduye ihene, yihinduye intama, ukabona isa na Kristo, ikongera igahinduka ihene. Nicyo kintu turimo kureba, hakaza kuzana agahembe. Nicyo kintu turimo kureba. Iyo ubirebye mu buryo bw'inyamaswa, nyine mu buryo bw'ubwami, urumva si imwe ni inyamaswa zigenze zite, zinyuranye, n'amatungo agenje ate, aranyuranye. Ariko nk'uko tubona n'amasomo menshi twasomye, Imana ikikurikiranye ni umuntu irimo kugenza gute, irimo iraduhishurira ibyacu n'ibyayo. Mu yandi magambo, ikaduhishurira ibyacu ko twabaye, ikaduhishurira ibyayo nk'icyo yadukoreye cyangwa nk'icyo yatugize cyo. Ni nayo mpamvu hari ikintu natekereje Jonathan, nabonye ko Imana, twigeze no kubivuganaho, ko Imana nta bicigenza ite igira. Ikintu cyose ivuga isoza igaragaje umuntu inanigaragaje. Urakoze Richard, unyinjije ahantu haryoshye cyane. Mbese iyo umuntu ahinduranyije amabara, yego, yari yambaye ingwe, akiyambira ku ruhu rw'intama, yego, icira ingwe iteka, ariko niyo umuntu yambaye uruhu rw'intama
narwo ihita iruciraho iteka. Yego. Niyo mpamvu buri kantu kose k'umuntu Imana ihita igashyiraho iherezo. Ni nayo mpamvu imwerekana mu buryo bwinshi bunyuranye kugira ngo impande zose abone ko ntaho ashobora gucikira ingorane yahuye nayo, urumva, keretse igisubiza Imana yo yonyine, ku buryo agomba gushikuzwa amababa nk'uko twabibonye, maze akibona uko ari, maze agasobanukirwa n'icyo Imana ishaka yamukoreye. Niyo mpamvu rero mu byahishuwe rero tuzasanga iyi nyamaswa noneho ifite imitwe 7 n'amahembe 10, kandi ku mahembe yayo hariho amazina atuka Imana. Muri Danieli turahabona amahembe 10, tuzayiga ejo bundi. Yego. Ariko nta bitutsi biriho. Nidusanga mu byahishuwe rero Imana izamuhishura ku mahembe hariho amazina atuka Imana. Nitugera mu gice cya 17 tuzasanga iriye nyamaswa noneho yambaye umwambaro utukura kandi ihetse maraya. Uwo maraya iri kumwita umugore. Yego. Kandi maraya bisobanura inyoko muntu yataye Imana. Yego. Noneho umugore agashushanya inyoko muntu muri Kristo yatunganije ikindi cyare mu gishya. Richard rero nagira ngo nawe ukurikize icyo ugiye kutubwira. Kamitse ibingibi tubiciyemo gake, kamite ntigira epfo ku uburyo iyi nyamaswa yari iteye. Iyi nyamaswa yari iteye ukuntu Jonathan gutangaje, ari nayo mpamvu Daniel yayibonye akabona iteye ubwoba, ndetse usibye gutera ubwoba gusa akabona hari ukuntu inyuranye n'izindi tandukanye n'izindi za mbere. Kubera iki? Imana noneho igiye nkwibutsa umurongo wa 7 kugira ngo byinjiremo neza. Yego. Bibiliya ijambo ry'Imana. Nkomeza kubonekerwa nijoro, mbona igikoko cya 4 cyari gitandukanye rwose n'ibyo bindi bitatu. Cyari gifite imbaraga nyinshi. Yego. Imbaraga nyinshi, giteye ubwoba kandi gikanganye. Cyari gifite amahembe 10 n'imikaka minini y'ibyuma. Kikarya umuhigo kikawuhekenya, ibisigazwa kikabirebata. Yego. Noneho wakomeza usobanura nk'uko twabisomye. Wenda warukoresheje Bibiliya y'Yesu ijambo ry'Imana, hari n'izindi version zitandukanye nka Bibiliya yera twari twabonye, ifite ikintu igaragaza. Iyi nyamaswa nawe usome abantu bawumve, nawe kankusubiremo wa 7. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane. Ngo yari inyamaboko, ngo ifite n'imbaraga nyinshi cyane. Noneho ayibonye iteye ubwoba, icyambere batubwira ko itari ifite ishusho, mbese yari ivangavanze ku buryo irajijishije. Izindi yarazibonaga akabona hari igisanira cy'iyindi nyamaswa, akabona ibara ryayo. Indi akavuga ati yasaga n'intare, yasaga n'ingwe, yasaga n'idubu. Ariko wayibona ukabona nayo irajijishije, ifite amababa n'ibindi. Ariko iyi ngiyi abona nta gisanira igenzi ite, mbese nta shusho atweretse uko isa, ahubwo avuga ko iteye ubwoba. Mbese yarayibonye ayiburiye ishusho avuga ko igenje ite. Si pagani si n'inkristo, abona iteye ubwoba. Niyo nyine, si pagani si n'inkristo. Ni nayo mpamvu urumva itandukanye n'izambere. Izambere twabonye zifite amazina, ariko yo nta zina igenje ite, nta zina ifite. Noneho umurongo abona ko ukuyeho gutera ubwoba, abona ko noneho ifite imbaraga. Mu yandi magambo, ubu ni ubwami bufite imbaraga nyinshi mu isi. Si twarayibonye muri twe, ni ubwami bwimye ariko bufite imbaraga nyinshi cyane. Noneho agiye kugaragaza icyo yakoze, ari nacyo kigiye kudusobanura imbaraga zayo. Ese Richa, yego, wakwihangana gatoya? Yego. Abo tujyanye nabo, yego, tukabanza tukabibutsa igishushanyo kugira ngo tubabwire ukuri kw'igishushanyo. Ubundi iyi nyamaswa mu mateka ni ubutegetsi bwa Roma. Yego. Bwari bufite imbaraga zikomeye cyane. Yego. Bwarushije ubundi bwami bwose bwabubanjirije. Bwatangiye mu mateka bavuga mu 168 kugeza muri mbere ya Kristo, kugeza muri 450
76. Yego. Ibyo bintu bishobora kuba iyo myaka ariyo cyangwa itariyo. Yego. Icyo turi cyo tureba ni kimwe gusa, ni ukuri kw'ibi bintu Imana yashaka kuduhishurira. Imana yashaka kuduhishurira. Hari n'isomo nkunda hirya hato mu bice byigiye imbere, aho marayika abwira neza Daniyeli ati nje kugusobanurira icyanditswe mu bigenje bite mu byanditswe. Urabona na marayika ahishura ikintu, agaragariza Daniyeli ko hari ikintu ashaka kumuhishurira kirenze ibyo abona, urumva, mu buryo arebamo. Richard ukirabona nkwibutse n'isomo ryo muri Yohana 5:39. Yabwiye badati murondora mu byanditswe. Yego. Kuko mwibwira ko arimwo muri byo arimo mufite ubugingo, ariko mwanze kuza hondi. Ubundi ikintu cyanditswe mu byanditswe ni kimwe gusa. Yego. Ni Kristo, ni iby'agakiza kacu. Iby'icyaha twakijijwe ni iby'agakiza Imana yaduhereye muri Kristo. Yego. Wakomeza. Kanikomereze agace karavuga ati yari inyamaboko ifite n'imbaraga nyinshi cyane, ariko ikintu gikurikiraho ari nacyo ngiye kuvugaho ngo yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconshomera ibintu irabimenagura, ibisiribangisha amajanja yayo. Yego. Yari ifite imikaka y'ibyuma. Abantu badukurikiye twabonye ko imikaka igereranya n'ubushobozi. Wenda nk'izi nyamaswa turimo kubona hano ni inyamaswa nk'iza mbere twabonye ni indyanyama. Ni indyanyama. Urumva ku buryo ku bantu bazi inyamaswa z'indyanyama imbaraga zazo ziba hehe? Mu kanwa. Ziba mu mikaka, ziba mu menyo, ziba mu kanwa kazo. None ngo yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconshomera ibintu. Iramenagura. Urumva hari n'iyindi version nasomye ivuga ati iconshomera ibintu byose. Ibintu byose ingiyo yavuze ngo iconshomera ibintu irabimenagura. Ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. Iby'igishushanyo wabitubwiyeho gake Jonathan, kandi ibyo twabirangije, iby'icyo gishushanyo ntitubisubiraho, ahubwo tugiye kwivugira niki iyi nyamaswa nta yindi twabonye ko ihishura umuntu. Turagenda tubyibukiranya kugira ngo abantu babyumve neza, kubera imyumvire yindi ya gakondo wavugaga. Iyo umuntu yumvise inyamaswa bimworohera guhita yumva inyamaswa, ahera ku gishushanyo, kuko igishushanyo twakize kenshi tukimaraho igihe kinini ku buryo cyafasha ahantu muri twe, ku buryo buri gihe iyo umuntu abyumvise hihuta igishushanyo, ntihigera haza ukuri ku gishushanyo. Ariko mbibutse neza, twagiye tubona ko ibi bice byose ibyabanjiriza icya 7 ndetse n'iki hazamo ishusho y'umuntu. Imana yivugira umuntu, niwe ikurikiranye, niwe igenda ihishura mu buryo bw'amashusho atandukanye. Rero uyu muntu Imana igiye kumwerekana mu yindi shusho, igice inyamaswa ya 4, ariko ngo ifite imikaka ikomeye. Mu yandi magambo, ifite ubushobozi bwinshi mu kanwa. Ifite ubushobozi bwinshi hehe? Mu kanwa. Iconshomera ibintu. Jonathan, ni iki? Ni ubu bushobozi ni ubuhe? Ni ibiki iconshomera? Hari version nasomye ivuga ngo iconshomera ibintu byose. Iconshomera ibintu cyangwa se ibintu byose. Yego. Irabimenagura. Yego. Ubundi nk'uko bisobanuye imbaraga. Yego. Kuko Imana yagiye gukoresha iyi nyamaswa kugira ngo itwumvishe ibyacu. Yego. Izi mbaraga z'iyi nyamaswa turazibona hehe? Mu kanwa kayo. Yego. Kuko Imana yagiye gukoresha iyi pica y'inyamaswa kugira ngo iduhishure ibintu byacu. Dore icyo biri yitubwira rero, ni uko ubundi mu kanwa k'umuntu ibintu byose birashoboka. Yego. Ndagira ngo uhe isomo. Yego. Igihe abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'i Kanani, Yego. Imana yabibukije isezerano icyo yabakoreye. Yego. Mwahabonye ibintu nabakoreye, bahita ati nukora nimwitondere isezerano ryanjye. Aho kugira ngo witondere isezerano ry'Imana, baravuga ati iby'Imana ivuze byose tuzagira gute? Wenda kansome ni igice cya 19 ku bantu kuva igice cya 19 umurongo wa 8. Isoma abantu baryumve neza. Abantu bose abantu babyumve ko igice cya 19 amategeko yari ataragenza gute? Yari ataratangwa kuko atangwa nyuma. Ese hera ku murongo wa mbere Richard.
umurongo wa mbere ni kure ni kure bazawusome ngewe ndisomera uwa 8 ariko ikintu kiri mu ya mbere bazacyumva wenda kansoma umwe wonyine wa mbere nibyo nsimbuke nge kuwa 8 uwa mbere bavuga ngo mu kwezi kwa 3 ariko wahisomye rica ukayirangiza ngaho kanyisome mu kwezi kwa 3 Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa kuri uwo munsi bagera mu butayu bw'Isinayi kuri uwo munsi bavuye i Refedimu bageze mu butayu bwa Sinayi babubambamo amahema urumva ko bakibamba niki n'amahema ku musozi wa Sinayi niho Abisirayeli babambye amahema imbere y'umusozi Mose arazamuka ngo ajye aho Imana iri Uwiteka ari ku musozi amubwira amutera amagambo ati uko aba ariko ubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa aba ari bwo ubwira Abisirayeli uti mwabonye ibyo nagiriye abanyegiputa kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nk'abizanira none ni mu nyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera ayaba ariyo magambo ubwira Abisirayeli Mose araza ahamagara abakuru b'abantu abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse abantu bose abantu ngo bangahe bose abantu bose twiga Abisirayeli abantu barabyibuka ko twiza Abisirayeli ko n'abari igishushanyo cy'inyoko muntu reka tuba abantu basoma 2 yego ibyahishuwe igice cya 7 bazagisome cyose yego cyerekana abantu bazajya mu ijuru yego 144 murongo wa 9 kuvuga ngo hanyuma mbona abandi bantu umuntu atabasha kubara yego ni impamvu Imana itangira igice cya 12 murongo wa mbere kugeza umurongo wa 3 Imana yabwiye Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha Aburahamu ni sekuruza w'inyoko muntu cyangwa se wabizera ntabwo ari Abisirayeli gusa wakomeza noneho uyu murongo avuga ngo abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu yego komeza ku kintu wavugaga ko mu kanwa k'inyamaswa mu yandi magambo mu muntu mu kanwa ke habamo imbaraga zikomeye cyane zishobora ibintu byose ziconshomera ibintu byose akavuga ati ibintu Uwiteka avuze bingahe byose tuzabikora ibyo Uwiteka avuze byose tuzabikora nagira ngo abantu batwumve niyo mpamvu Imana yakoresha ishusho y'inyamaswa igira ngo iduhishurire umuntu ubundi mu muntu mu kanwa k'umuntu mu mvugo ibintu byose birashoboka mbese umuntu afata umugambi wo gukiranuka mu magambo agakiranuka agahita bigeraho agakiranuka nk'uko Imana ikiranuka uzumva abantu bavuga kandi Richard nanjye nari muri abo bantu yego ko amategeko 10 yego tuyakomeza ibyo nanjye nabivuze yego ariko Imana ishimwe ko naje gusanga ko ibintu navugaga bitari byo wari muzima nawe wari muzima amategeko ataraza abantu bagiye bakurikirana iyi radio hagiye ha amadeba menshi kuri iyi radio yego umuntu akavuga ati amategeko yose tegeko y'Imana yego yose ndayakomeza yego ariko ibi ngibi ntabwo nshaka kuvuga iby'abo bantu ahubwo abo bantu natwe inyoko muntu nyine icyo ni kutwereka ubundi inyoko muntu kubijyanye n'iby'Imana ivuga inyoko muntu mu kanwa harimo imikaka y'ibyuma ku buryo byose umuntu mu kanwa arabiconshomera ibintu mu kanwa arabishobora ibyo bintu akavuga ati ndabishoboye ndaguha urundi rugero Jonathan umusore w'umutunzi oya ntiturangize icyo ngicyo yego ku musore w'umutunzi Imana iti noneho ubwo munsezeranije ko ibyo bintu muzabikora rero iryo sezerano mumpaye reka ndyandike ndabiza abantu mukunda kwibagirwa kuko Mose yaravuze Bibiliya yatubwira ngo Mose ajyanira Imana ayo magambo reka mbyandike iryo sezerano mumpaye yego mu kuva igice cya 34 umurongo 28 havangwa Imana yandika ayo magambo ikoresheje amategeko 10 urumva noneho Imana imaze kuyandika nanone babwira Mose bati Mose ibyo Uwiteka avuze byose tuzagira gute imaze gutanga
ayo magambo iryo sezerano ryanditse ikoresheje ingingo amagambo y'amategeko 10 yego bati tuzabikora mu gice cya 20 noneho Mose rero ngwino azamukuze ngo hiyo nyandiko yibanshirire yego Mose azamutse umusozi wa Sinayi 32 kamasome soma noneho rero umurongo wa mbere ngo abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi bateranira kuri Aroni baramubwira bati haguruka uturemere imana yo kutujya imbere kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye. Ikindi ibindi byose abantu babisoma bakabyumva navuze ngo bazabikora yego irya mbere ngo ntukagire izina imana mu maso yanjye ntukiremere igishushanyo ntibasezanye ko bazabikora ubundi mu kanwa ibyo bintu barabikoze bahise babisohoza byose mu kanwa barabishoboye baconshomeye byose barabiconshomeye ibyo bintu barabishobora yego mu kanwa birashoboka yego ariko noneho Imana ibishyize mu bikorwa nicyo tuza kurakira cyo gusiribanga yenda tanga rwa rugero ikintu isomo turarigarukaho rwa rugero natangaga abantu bararuzi igitekerezo cy'umusore w'umutunzi Yesu araza ambwira ati mwigisha mwiza nakora cyiza ki kugira ngo mbone ubugingo buhoraho arambwira ati amategeko se ntuyazi aravuga ati yo ati yose guhera mu buto bwanjye yose urumva nagenje ne mu kanwa urumva umuntu mu kanwa agira ububasha budasanzwe ku buryo byose ahita byitondera urumva yose mu kanwa yarayitondeye yego mu cyangwa baca umugani imvugo siyo ngiro ubundi abantu barabishobora ubundi iyi nyamaswa yari ifite imbaraga mu mikaka yayo y'ibyuma ku buryo ikintu cyose yaragihitanaga niyo mpamvu uzasanga rero iyo myumvire Nebukadinezari yari afite yego nuko Nebukadinezari bya bintu yabishoboraga yabasha gukora igishushanyo cyiza mbese yakoze izahabu yego yakuyeho ifeza n'umuringa n'ibyuma n'ibyondo asigaza akora zahabu avuga ati utazararamya iyi zahabu yo gusobanura gukiranuka ibintu yarabikoze mu yandi magambo Nebukadineza amaze kubaka cya gishushanyo cy'izahabu ingoma ye yabayeho byiteka ryose ingoma ye yabaye byiteka yigeze ihangurwa n'ifeza n'ubu ngubu twabantu turacyayirimo yego iyo ngoma turacyayima Nebukadinezari yo kuvuga ko bishoboka ko igishushanyo cyaba zahabu yego ariko isimbura izahabu ya Kristo yego noneho umusore ati inzagira gute ayo yose uravuga yo ngayo Yesu ntabwo yamubwiye buri Yesu ntiyamubwiye 10 yego yamubwiye menya ari 6 yego aravuga ati nayo wibagiwe yandi magambo nayo wibagiwe yose ahubwo se ugira ngo nayashoboye ejo ati ahubwo kuva ryari kuva mu buto bwanjye ese avuze Richard twibutse avuze guhera mu bwana bwe twibutse abayuda batangira kwiga amategeko ryari ubundi umufarisayo uyu musore w'umutunzi yari umufarisayo ubundi umufarisayo umwana w'umufarisayo yagezaga imyaka 2 bafataga imizingo y'amategeko bakayisigaho ubuki bakamurigatisha ku buryo yakuraga azi ko amategeko aryoshye nk'ubuki kandi nta kintu kizamugeza ku Mana keretse gukomeza iki amategeko ku buryo urumva ati ntaramenya ubwenge ni nkuko yakamubwiye ati ntaramenya ubwenge ayo mategeko nagenje nte narayitonde ariko uzi kunyibukije ese niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo amategeko yanjyohera akubuki amategeko yamuryohera ariko amategeko aje Dawidi amategeko ahita asambanya Batisheba yego amaze kumusambanya ahita yicisha umugabo we suwe wenyine n'ingabo zari kumwe n'umugabo na Uriya zose arazicisha ahubwo Paulo nawe asenye iyo mvugo ya Dawidi akavuga ati amategeko aricisha igice cya 7 asobanura uburyo ngo nayera nayimana ariko twebwe agaragaza ko twebwe duciraho iteka ataryoshye nk'ubuki wenda umunyabyaha ntabwo aryoshye nk'ubuki yego kansome nyine n'ubundi Bibiliya iravuga mu gice cya 3 cy'Abaroma umurongo wa 19 iravuga ngo amategeko abwirwa abatwarwa nayo ubundi ari amategeko areba twe kuko nitwagenza te atwara abadatwarwa nayo ntabareba bya bindi twigeze kuvugaho ngo aba mu ijuru n'ibindi bitandukanye bitari byo kanikomereza ibyimvugo z'abakera cyangwa pirate nkuko ejo twabivuzeho
ariko agace gakurikiraho ntabwo igarukiraho ngo ahubwo ibisigaye mu yandi magambo ibyidashoboye aho ngaho twari tutarangije rya somo. yego ayo yose narayitondeye mpereye mu buto bwanjye. Yesu ati bona niho ni byiza. None aho ushigaje kimwe. Ushigaje kimwe. ariko ubwo yaramusenye kuko niba avuga yose akamubwira tusigaje kimwe. Ushigaje kimwe. ubwo yabirangije byose. Ushigaje kimwe. yego icyo kimwe ni ikihe rero? Nicyo nabundi ugiye kuvuga. Iki kimwe yarashigaje ni icyo atari yakoze. Ni icyo atari yakoze rero. yego ntiyagurishije ibintu bye. Ibyo bintu bye ni ibihe rero? yego ni ugukiranuka gutegetswe n'amategeko. yego kugira ngo abashe kwakira gukiranuka kwande kwa Kristo. Niyo mpamvu rero icyo turaza kukigarukaho Richard, ahubwo komeza twibwirire ubundi ingingo ya kabiri. Nkuko wari ubivuze icyo kimwe cyamunaniye nyine ubundi kiraza nuko Yesu yazanaga umuntu buhoro buhoro kugira ngo atamuhutaza mbese avuga ati niba ari ibyo byawe mbivuyemo ahubwo kuko niba mubwiye ngo usigaje kimwe ejo natumbwiye byose nkakubwira ngo ushigaje kimwe mu yandi magambo mba nkubwiye ko atari byose ahubwo mvuze ko rwose byakunaniye. Ubundi birashatse kuvuga ngo mu kanwa. yego muri ka kanwa nyine byose yari yarabishoboye. noneho iyi nyamaswa ntabwo igarukira ku mikaka. yego ku mikaka gusa ahubwo ibyo ibonye isigaye igenza gute? Irabisiribanga n'amajanja yayo. Mbese nugaruka kuri ya nyamaswa muntu noneho ukava mu gishushanyo, umuntu ntiwavuga gusiribanga kuko inyamaswa twakoresheje amajanja nko gusiribanga, ubwo ku muntu ni ugukora. Kuko umuntu nta majanja agenza ate Jonathan afite warakora. Ariko Imana yashatse gutwereka ko ibyo bikorwa ubundi ni ibikorwa bihwanye no kudakora ibintu byiza. Kuko gusiribanga ni ukudakora ibintu byiza. Ubundi yabonye binaniranye mu kanwa arabishobora byose. Yego. Ariko iyo ageze mu mikorere ahita asiribanga. Yego. Mbese ahita asiribanga ibyo akora. Ngo no gukiranuka kwanyu mwakiranutse ni ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Yego. Yego, komeza ndumva ibyo bintu biri kuza neza. Ikintu nashaka kuvuga hano Jonathan ni iki? Nuko mu mvugo Abisiraheli twabatanzeho urugero, baravuga bati ibyo Uwiteka ategetse byose tuzagenza gute? Tuzabikora. Bahita babikora, ndetse gukiranuka kw'Imana bakugeraho mu kanwa. Bigeze Imana avuga toke ibi bintu katubyandike mu nyandiko, urumva? Kuko hari ingorane hari yuko Abisiraheli banze isezerano ry'Imana, banze gukiranuka kubw'isezerano ry'Imana, bashaka gukiranuka kubw'amasezerano. Kubw'isezerano ryabo. Kubw'amasezerano. Maze iminsi nkubwira nti iri jambo narariyobewe, mu ndimi z'amahanga bavuga promise, isezerano ry'Imana. Bajya ku masezerano abantu bagirana, promise nk'isezerano nkugiriye, noneho bagera ku aho buri muntu asabwa uruhare kuko iyo ngusezeraniye. Ubu cya kintu nakubwiraga ngo mu Kinyarwanda ntibibamo, burya ni Kinyarwanda gike nari mfite iyo navuga ngo bamwe bavuga promise nko mu Cyongereza, ahandi bakavuga contract. Promise ni igihe nkubwira nti byose nzabigukorera. Yego. Contract ni igihe hari umugabane uzakora, ni kontra. Muharuti wowe uzakora ibi, yego, nanjye nzakora ibi ngibi. Ariko ibyo cyabiteraga nuko Jonathan ntumvaga neza Ikinyarwanda. Burya nasanze naganiriye n'umuntu uzi Ikinyarwanda, arambwiye ansobanurira neza Ikinyarwanda, numva no mu Kinyarwanda birimo. Mu Kinyarwanda hari isezerano hakaba n'amasezerano. Urabyumva ko nabyo bijemo? Yego. Isezerano niryo nkugirira, nje nzagukorera utagize mu ruhare. Amasezerano urumva na amasezerano tugenza dute tugirana. Abantu banze isezerano ry'Imana bashaka gukiranuka kubw'amasezerano bazagirana n'Imana. Nuko Imana iravuga kandi amasezerano bahita bayasohoza mu kanwa. Yego. Bati ibyo uvuze hari ibyo utegetse, hari n'ibyo tugomba. Byose amasezerano uruhande rwacu turarurangije. Mbese umuntu mu kanwa yahise asohoza uruhande rwe.
ikivuze ni Nyezi Richard. yego Ni uko Imana yaba yeretse promise isezerano ryayo, yego bo bagashaka kugira ngo bagirane kontara ubundi ryamaze kuba ikinyarwanda. yego Ni ikinyarwanda kontaro ubundi ngo kontaro. yego Bati noneho Mana rero ibyo dusezanije oya ahubwo si ibyo, reka tugirane amasezerano. yego Noneho Imana iti bonda ibyo nabyo ndabyemeye, Yego. niba mwumva muzayubahiriza ndabyemeye. Tubwira ibyakurikiyeho Richard. ubundi cyakurikiyeho abantu bazasoma igice cya 28 cyo gutegeka kwa kabiri. Imana kubera yuko yari imaze gukirana n'Abisiraheli, warivuze mu kanwa Ndarivuga mu abantu kanwa. bakazisomera nabo, kuko ni igice kirekire, iyi yari kontaro ndende cyane, ku buryo abantu kubera kwanga kubeshwaho, urumva, kubeshwaho n'isezerano ry'Imana, nta ruhare bagize, kubera imbaraga biyumvamo mu kanwa, imbaraga z'imikaka yabo, ni inyembaraga n'ubundi, ni inyembaraga kandi ni inyamaboko. Baravuga bati tuzabikora. Imana iravuga ati okay, kugira ngo musobanukirwe n'icyo isezerano ryanjye rivuze, igice cya 28 abantu bazagisome, itangira ivuga iti nimunyumvira mugakomeza amategeko yanjye yose, mukuzuza iyo sezerano musezeraniye. yego imirongo nka 15 ya mbere Imana yababwira iti ntimuzasaba muzasabwa, ntimuzigera mujyanwa mu bunyage, ntimuzigeza murumbya, nta n'inzigeze zizagera mu gihugu cyanyu, nta n'umuntu uzabatera ngo abaneshe. Imana ibabwira ibyo byose avuga ati ariko nimunanirwa gusohoza ibyo, namwe ikinyuranyo nicyo kizagenda gute kizababaho. Mbese Jonathan, iyo usomye amateka y'Abisiraheli ubona barabayeho batajya mu munyange, ubona barabayeho batajya barumbya, ubona barabayeho, mbese ubona uruhande rw'imigisha cyangwa ruriya bavuze bati tuzakomeza byose, ubona ariko byagenze. Tarima batari ko byagenze nacyo biri duhishurira. Yego. Mu magambo ibyo bintu barabikoze, isezerano barayisohoje, haje gushyira mu bikorwa rero barasiriba, aribyo bagiranyije ko ahubwo aho kugira ngo bakore babaye nk'aya nyamaswa, barasiribanze ntibakora. Yego. Mbese barabyangije. Icyambere bangije gukiranuka kw'Imana, isezerano ry'Imana bararyanga. Ariko niryo basezeraniye Imana kugira ngo izagire ikibakorera ntibaryubahiriza, kuko baravuga ati nimubyubahiriza ntanye nzabakorera ibi, kuko niko bari babisabye. Ibyo bintu ntibyashobotse. Kubera iki rero? Icyo twarebaga ni uko inyamaswa yakoresheje akanwa n'amajanja. Mu kanwa ibintu birashoboka, iyi nyamaswa muntu birashoboka, ariko mu bikorwa ntibigira gute, ntibishoboka. Niyo mpamvu umusore w'umutunzi tumugarutseho. Yego. Yaravuze ati byose narayitondeye mpere mu buto bwanjye. Yesu ati nibyo ndabyemeye, se nkugishije impaka, ariko hari kimwe ushigaje. Yego. Icyo ushigaje ni ikihe? Kimwe ni ikihe? Ni icyo atakoze nyine. Genda ugurisha ibyo ufite byose uha abakene, nibwo uzagira ubutunzi. Urumva ijambo nibwo yitwaga umusore w'umutunzi. Yesu aramwitegera ati ubutunzi ufite bushingiye ko wakomeje amategeko ntabwo ari bwo. Mu yandi magambo uri umutindi, ahubwo genda ugurisha ibyo bintu. Nibi yagombaga kugurisha rero ni ukugurisha ubwo butunzi yari afite, akesha ko yabubonye akoresheje imbaraga zo mu kanwa. Yego. Genda ubugurishe nibwo uzagira ubutunzi. Uhere kuzunkurikire. Abantu ntabwo bashaka kugurisha ubutunzi, ntibashaka kuburika. Ari nacyo nane twabonye Abisirayeli bati tuzabikora. Imana iti bo ni byiza ubwo muvuze ko muzabikora, dore rero dore iri sezerano mumpaye ngiri ndaryanditse, nimubyubahiriza ni byiza. Hashize iminsi mikeya babwira Mose bati Aroni turemera Imana yo kutujya imbere. Mu magambo barabikoze, ariko bije mu bikorwa ntibageze gute, ibi bintu ntibyashobotse. Jonathan kankunganire, hari ikintu gikomeye wenda ntitunarenganye n'abantu cyane, kuko natwe niko twari tumeze, kuko ibi bintu iki kinambwiye atashoboye kugurisha ibyo byose, ubundi ukuyeho mu muntu
izi mbaraga ziri mu mikaka, mu yandi magambo mu kuvuga, yarangiza agasiribanga, ntashobora kubona imbaraga zo kugurisha bwa butunzi bwe. Ahubwo nk'uko twagiye tubibona, Imana iyo imaze kuzana kontaro, umugambi wayo ni ukugira ngo asobanukirwe ko mu bikorwa bye azahita agensha ate asiribanga. Maze ni nayo mpamvu Pawulo amaze gusobanukirwa ibyo rya somo twavuze avuga ati nshobozwa byose na Kristo imbaraga, kuko ibyo Kristo amushoboza twarabibonye, amushoboza gusobanukirwa ko ibya mbere atari ubutunzi ahubwo ari amazirantoki. Uretse mbese amuhishurira mu yandi magambo nsubiye ku Bisiraheli, amuhishurira ko amasezerano we yifuza kugirana n'Imana ari amase mu yandi magambo ari isezerano agiye ahaye Imana ngo naryuzuza nibwo Imana izagira ikimukorera. Mbese amwereka ko igituruka muri ayo masezerano agirana n'Imana ari icyo kumuciraho mu yandi magambo kimeze nk'amazirantoki. Yego, ariko mbese amazirantoki atari ubutunzi, niko ibyo bintu nabyo bimeze. Hanyuma yamara guhishurirwa ko ari amazirantoki, ahita imubashisha kuyajugunya, ahubwo akabeshwaho n'isezerano ry'Imana. Niyo mpamvu Richard rero dusoza kuri iki cyigisho, yego, kugira ngo niyo mpamvu dusanga Imana imaze kwerekana ko amajanja ntacyo ashoboye, yego, yahise yatakana kariya kanwa, izana amategeko kugira ngo akanwa kose kagire gute, za mbaraga umuntu yiratana zigire gute, zirangire. Nsoza kuri iki rero nagira ngo mvuge aya magambo abiri. Noneho Imana ikoresha ihishura ibibi umuntu yakoze byangiza gukiranuka kwe, ubunyangamugayo bwe. Noneho ibyiza umuntu akora abyitiranya n'agakiza byangiza gukiranuka kw'Imana. Niyo mpamvu ibintu byose rero umuntu abisiribanga byose ari ibye n'iby'Imana, nta kimwe agira gute yuzuza. Niyo mpamvu Imana ikudishira kw'inyamaswa igomba gushyirwaho iki, igomba gushyirwaho iherezo, kandi ni inyamaswa. Jonathan Kansabe Cassier azadushyiriremo akaririmbo mu gihe ubwira abantu nomero bagomba guhamagaraho bakabaza ibibazo, hanyuma nabohereza ubutumwa bugufi. Jonathan, vuga ayo manomero. Murakoze cyane. Ntekereza ko hari byashobora ko ku ikoranabuhanga bitaza kudukundira kwakira ibibazo, ntibiza kudukundira kwakira ibibazo kuko ntabwo ambwiye ko bitari gukora neza, ku buryo rero nta message turi bwakire, nta n'ibibazo turi bwakire, ahubwo tugiye gusoza. Noneho ejo ntabwo tuziga wenda nk'uko Cassier atubwiye neza ko harimo ikibazo tutari bubashe wenda kwakira amatelefone ndetse n'amamesaje. Many times I'm standing at the crossroads of what is right and what seems best to me, and there I felt the steady pull of this world as Satan tried to lure me to defeat. But the tender voice of Jesus softly whispers, child, just follow me and I will lead the way. Abadukurikiye birakunze rwose, Cassier atubwiye ko bishoboka, nuko Jonathan babwire nomero zo guhamagara. Barahamagara ku 1051, barandika 1051. Yego, niho bari buhamagare. Noneho ubutumwa bugufi 07 27 74 yego, 52 96. Sibyo Cassier? None se iri ziriya ni MTN? Yego, 07 27 74 52 96. Yego. Buzamuye Ndeka rero. Hello. Mwiriwe.
ni Sirasi Rwamagana. Yego Sirasi. Rwose Imana ishimirwe umwuka wayo yabahaye kugira ngo bahishurire. Yego. Unejejwe nuko numvise ibyo uri umusore w'umutunzi. Yego. Najyaga nibwira ko rwose ubutunzi bwe bwari ibintu bisanzwe. Yego. Ariko ndushijeho kubyumva mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Yego komeza uneze ndibera natwe. Mu maraso kandi ikiguzi cyanjye n'ukuri ni kinini, nubwo nacumuraga ntabwo yanjugunye ahubwo Hello. Iracitse kadusoma message. Reka tubanze twakiriye umuntu maze dusome message. Yego. Hello. Hello. Turakumva. Ninde uri he? Turakumva. Nitwa Mbonyinshuti. Yego Mbonyinshuti. Ndi Nyakabanda. Yego Nyakabanda turakumva. Maze igihe kinini mbakurikirana. Yego. Ongerejwe rwose. Maze igihe kinini nkurikirana inyigisho zanyu. Yego. Ziramfasha cyane rwose, numva ibintu mwigisha ari by'ukuri. Yego. Hanyuma rero abantu n'ubundi babirwanya ni ukujya mubabaza ese niba bemeza ko Yesu abafasha gukora ibyaha kwabo baba guturuka hehe? Yego. Abantu bakorana na Yesu niwe wabafasha gukora ibyaha cyangwa? Yego. Niba bumva abashoboza kuki kubitsinda ibyo atabibashoboza? Yego. Umva ari icyo ngicyo navuga murakoze cyane rwose. Ya mugabo warakoze. Je natasoma message ndabona ari nyinshi. Mwiriwe, none ko hari isomo rivuga ko Imana yihanganira buri wese kugira ngo hatagira n'umwe urimbuka. Ese none ntibivuze ko Imana yifuza ko umuntu wese yabona ubugingo buhoraho hanyuma utihanye akazarimbuka? Komeza usome n'izindi turaza kubisubiriza icyarimwe. Mwiriwe mwaberamwe rwose ibyo bintu ndabona isimbutse, reka turebe yigarure. Mwiriwe mwaberamwe rwose ibyo bintu nibyo abanyamadini iyo bava bakagera ku munwa barakiranuka kuko mu bikorwa babishoboye. Kuko mu bikorwa barakiranuka, mu bikorwa batabishoboye ntibahora basaba imbabazi. Mu gusenga nibareke gutera imigeri ku mihunda. Ni Beni. Uriya mugabo wigisha kw'iyo radiyo biriya yigisha ni pirate. Biriya twamutanze kubyigisha, ariko azasome neza Bibiliya yigisha n'amateka y'isi, kandi hari ibitabo bishinzwe kwigisha amateka. Bibiliya ntabwo yigisha amateka, itwigisha agakiza kacu. Narekeraho kutubeshya, turasoma kandi ubujiji bugomba gucika. Amadini yaraturuhije. Murakoze. Iyi ni message. Mwiriwe mwa bagabo mwe, mwari muzi ko Yesu akibakunda? Mufashe ne Danieli murayigoreka ngo mukunde mubone uko mugusha benshi. Mwamenye ukuri none none mwakurenzeho. Ijambo avuze ni ryiza cyane. Imana iradukunda, iracyadukunda, nawe iramukunda, kandi nawe yabivuze iramukunda. Yego, niba rero twaragoretse nta Imana idukunda izatugorora, ariko nawe niba yaragoretse nawe nahumura Imana imukunda nawe izamugorora. Vuga kuri kiriya kibazo cya mbere Richard. Kinyibutse cya mbere mwiriwe. Ndakibutse aho yavugaga ati noneho ko iririya somo riri mu rwa kabiri rwa Petero, numva ari igice cya 3:8, aho avuga ati Imana ntitinzi isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ko ritinza, ahubwo twihanganira, idashaka ko hagira n'umurimbuka.
yego ati none se ntiwumva ko ahubwo ishaka ko twihana ishaka ko twese tumenya ibyayo tukihana kugira ngo none habe abatihanye bagenze bate barimbuke. Ikintu namufasha kuri iri somo ubundi wenda bishobora gusa nk'ibimutunguraho gato ariko ndumva bitamutungura cyane. Petero ukuntu yabyumvaga, Petero yumvaga ko ubutumwa bwiza bugomba kugera ku muntu wese maze bugatuma habaho imigabane ibiri, utabwemeye akarimbuka, ubwemeye agahabwa ubugingo buhoraho. Ariko hari ikintu gikomeye cyane Petero ariko rica utarajya imbere ubundi ibyo bintu si ukuri, turi impamvu ze gutyo koko umuntu utihana mbese utihannye agomba kurimbuka. Iyo bivuga kwihana ivuga ngo hatamenetse amaraso ntabwo hariho kubabarirwa ibyaha. Mbese uburyo barivuga kwihana n'uburyo abantu bavuga kwihana biratandukanye. Iyo abantu bavuga kwihana ni uguhindura imikorere, iyo birivuga kwihana ni ugukuraho ubugingo bwakoze icyaha. Cyane ivyo Petero yavuze rero ntiyemera uti gute kuko inyoko muntu muri Adamu ntiyashoboraga kwihana, ubwo bugingo bwaciweho iteka buranarimbuka. Ibisigaye ni ibimenyetso byabo turi bo, aribo Pawulo yitize z'ingando. Ariko inyoko muntu ubugingo bwacu muri Kristo ubwo ntibwakoze icyaha. Nkumva rero amatandukaniro umuntu ari kuvuga ariyo wenda kubera umwanya katugisubikiraho. Yego urakoze cyane Chadi. Hello. Muraho. Krema turakumva. Ongera ijwi Krema. Inyamaswa ikomeye cyane. Yego. Rwose cyane. Yego. Yararimendagura. Yego. Akanwa kayo karakomeye cyane. Yego. Nagera imbere y'icyo noneho. Yego murakoze Clement. Hello. Turakumva mwiriwe, zamura ijwi, urinde urihe? Avuze ngo tumusobanurire inyamaswa yavuye mu nyanja. Yari atararangiza ikibazo ariko. Yakirangije ahubwo ni hari abantu bashyizemo udufaranga dukeya baba banga ko dushira. Ngo aragira ngo tumusobanurire inyamaswa yavuye mu nyanja. Inyamaswa zose zavuye mu nyanja. Ari inyamaswa zivuga muri Daniel zavuye mu nyanja. Ari n'inyamaswa ivuga mu byahishuwe nayo yavuye mu nyanja. Ariko ubusobanuro bwazo ni uko zose imbaraga zikoresha zazikuye kwa shitani. Yego. Kandi izo nyamaswa ni umuntu. Yego. Ubundi ukuri kwabyo Bibiliya ivuga ubundi ni umuntu. Hari n'ikindi rero twabonye ko zijya izo muri Daniel sobanura neza ko inyanja yahuye n'imiyaga. Umuyaga wahubukiye mu nyanja. Ibyo bibiri bihuye havukamo izindi nyamaswa. Hari umuntu wanyibukiye isomo ryo muri Yesaya 5:7. Yego. Avuga inyanja ihora izikura itagituza. Yego. Niyo nyanja nyine yahuye n'imiyaga igahora izikura izamura inyamaswa. Yego. Mbese wenda kuri iyo ngiyo yibaza iri mu byahishuwe nayo tuzayigeraho. Niturangiza kwiga Daniel tuziga n'ibyahishuwe. Nakoze cyane. Soma message zindi hanyuma. Hello. Yego turakumva. Noheli Nyaruguru. Yego Noheli. Ibiganiro byanyu biradufasha cyane. Yego Nyaruguru tuzajya tubasuhuza. Ni Nyaruguru ni Mwishiri. Ibiganiro byacu bikurikira ko abantu bagisha impaka. Yego. Bariya ntabwo bemera Imana, ntabwo bemera ukuri kwayo kuko baba babyemera bagasoma Bibiliya neza agasobanukirwa. Sawa umwama wongera imbaraga. Richard. Yego. Ko iminota igiye. Yego. Wasezeye. Yego. Ukabwira n'abantu gahunda tuzakurikiza. Yego. Tugataha turika abantu bagataha nabo bakava amateno bakajya kuryama cyangwa se baryamye bagasinzira. Yego Jonathan urakoze. Ejo ariho ku wa 4 jeudi cyangwa Thursday mu cyongereza ntabwo tugira gahunda kandi abantu babimenyere
uwo munsi nta gahunda tugira, tuzasubukura ku wa gatanu Friday cyangwa Vendredi. Ndumva nabifuriza kuruhuka neza kandi bagakomeza kunezezwa kandi baruhukiye no mu mwami. nakoze kandi ikiguzi cyanjye n'ukuri ni kinini, nubwo nacumuraga ntabwo yanjugunye, ahubwo atuma uwandemye ngo akize uwihishe, kubaho mbikura kuri uwo nguwo nyine, kandi icyanteganiriza ni cyiza